twabihuje n'umunsi mukuru wa paruwasi ku cyumweru 25 ariko kwa gatandatu dufite igitaramo byo bita ngo Alex Mutagatifu ubundi yitwa Alex Nshimiyimana ngene mbaye ko nk'utwaga wa Sarizani bwa mbere turabyishimiye ko n'umwana nyene amenyekana kujya ingabire bita ngo talent ura mwana we numva yuko twebwe twashira itara yahagaragara Ndiye byabyiza ku cyumwe kwa gatano tukaba hari wow nta rero umuntu abona abantu beza gusanga baramufashije iki niki ariko byabyiza nyine ahari habaye twakwishima cyane kwa gatandatu tuzagira igitaramo tuvuge ibyiza by'umubyeyi Bikira Mariya. Ku cyumweru dufite umunsi mukuru, ni umunsi mukuru wacu wa Adima. Ku cyumweru tuzabigira isezerano, n'ubundi twari dusanzwe turi inkoramutima za Bikira Mariya, ariko ku cyumweru tuzabigira isezerano rya burundu. Tukaba twifuza inkunga y'amasengesho yanyu kugira ngo tuzakomeze nkuko tugiye kubisezerana, tugiye kubyemeza, dukomeze kuba inkoramutima za Bikira Mariya iteka ryose. Murakoze. Urakoze cyane Emmy Pro. Amazina yanjye nitwa Munyaneza Jean Baptiste. Nkuko bivuze abamagarariye itsinda y'abaririmbyi bazakora igitaramo ejo bundi cya Veille Mariale ya Mariya Auxiliatrice. Ni kwa gatandatu ku itariki 24 nkuko mwagiye mubigarukaho. Ku rwego rw'imiririmbire rero akaba ari rwo mvugaho. Tukaba twiteguye, hari itsinda ryiza ko hari nziza